Kamuzamura ibiganza byanyu mu dusoze na haleluya zanyu eshatu kabiri gatatu. Amen. 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 Kumena masiki cyane. Nakiri batubona kuri Bible y'amaterero muzamura ibiganza byanyu mu dusoze n'izina rya Yesu kabiri gatatu. Ya Yesu kabiri gatatu. Abavuga mutumwa bavuga gusuze izina rya Yesu kabiri gatatu. Imana badukwega warayicecekesheje uratsitsa. Imana badukwega warayicecekesheje uratsitsa. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe nagira ijambo. Urubyiruko rwacu si mubonye impano zibarimo y'ubuzima bw'icyubahiro. Urasobanutse cyangwa ntibisobanutse? Urasobanutse cyangwa ntibisobanutse? Hari impamvu yawe. Izina rya Yesu Imana babere umugisha. Hallelujah.
tugeze mu mwanya tugiye gukora ubutunzi Imana yaduhaye, tugatanga amaturo y'ishimwe n'amaturo y'umutima ukunze, tugatanga na kimwe mu icumi. Twababwiye yuko protokole abahereza virope ugashyiramo icya cumi cyawe n'izina ryawe, nyuma y'amateraniro uhura n'umushumba akaguhesha umugisha. Haleluya, haleluya. Ababikora babikunze, abo ngabo ntabwo twareka kuvuga ko bazagororerwa. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Umuntu rero watwandikiye asaba gushima Uwimana Dorothea, arashima tumaze gutanga amaturo.
iminota ari buze gukoresha kugira ngo amasaha atadusiga cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Turatanga amaturo abaramya bashyiraho indirimbo. Reka dusabe papa wacu atambuke asengera abantu bagiye gutanga amaturo. Kubera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Hari n'undi wantelefone asaba gushimira Imana. Immacule afite ibintu biri ku mutima we ashaka kuvuga byo gushimira Imana. Zamura ikiganza wongeye gutanga ituro munsi y'Imana kugira ngo Imana igufashe umugisha. Turagushimiye Imana yacu, uri Imana y'abanye natwe, waraturinze iki cyumweru cyose. Hari benshi bapfuye, hari benshi bageze ahacecekerwa, ariko data twebwe uyu munsi wa none turi bazima. Niyo mpamvu twazindutse kare cyane, tuje mu nzu yitiriwe izina ryawe, tuje kukuramya, tuje kugushima, tuje kuvuga gukomera kwawe. Ndetse data twazanye n'amaturo avuye ku mutima ukunze, twazanye n'amaturo y'amashimwe ku byo wadukoreye muri iki cyumweru gitambutse, ndetse twazanye n'icya cumi ku byo waduhaye. Uwiteka, iki gitambo cyakire. Buri muntu wese turatanga umuhereze mwamugisha, kandi tumugire neza. Namagana Satani w'ubukene, namagana y'ubukenyatsi, nirukanye umwuka wa borokaje. Abana bawe bagire neza, kandi data n'utagize icyo abona, Mwami Yesu nawe ugufashe. Uhereye ejo atangire abona umugisha wawe. Ineza yawe data izakomeze igaragare ku bana bawe. Turagushimira kuko uri kumwe natwe. Ngwino data wakire mu izina ryawe umuntu wese ugiye kugukorera, uryandike ibitabo data cy'imirimo myiza ndetse no mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara itorero ryawe, buri muntu wese azaboneho igihembo cy'ibyiza byose wamuteguriye. Tubisabwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Gracias.
dusage bamfashe bahaguruke dufatanye. Amashimwe ni menshi ariko ndayanyuramo ntabwo ndi bubatinze, ndacunguza uburyo umwete. Amen. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana. Haleluya. Icyubahiro irashoboye. Icyubahiro
Imana yampanaguye amarira, Imana yagaragaje ubumana bwayo. Haleluya, amina, haleluya, haleluya, amen. Mbere na mbere nshimye Imana itariki 18 twari hano gusenga Imana, yari gurupe ya komite y'abanyamasengesho n'abavugabutumwa. Uwo munsi nageze mu rugo nsanga umukecuru yapfuye. Amina, ndavuga ko yari yapfuye kuko ntiyumvaga, ntiyanyeganyega, nta kintu na kimwe yari agishoboye kumva. Nageze mu rugo nsanga yaguye inyuma y'amashyiga. Amina, nshimye Imana ko ataguye mu zikungwa ze. Nshimye Imana ko nta murambo wavuye mu rugo rwa uwo munsi. Haleluya, Yabakoreye ubwo bushye burakira. Nshimye Imana ko uwo munsi utatu Rwanda kagize pe ataguye mu zikungwa shiririyemo byo guhamba umurongo mu ntera Imana. Bikimeze gutyo yakomeje kuremba, ajya kwa muganga bamuburamo indwara, ariko Imana yarahabaye. Ku itariki 24 z'ukwa 11 n'ubundi saa 8:51 kandi njya kumva numva ikintu kikubise hasi. Mbyuka ngiye kureba ibibaye, nsohoka mu cyumba mutambona mu nzu kumama, nyobera ibibaye naho n'inzu yari iguye. Nshimye Imana yo mu nzu kuko n'inzu yaguye ntawe yahita. Amen. Igikuta cyose cyo kwirembo cyaraguye, urugi ruragenda, idirishya riragenda, byose biratabama, ariko data yarahabaye, nta kintu cyagutse. N'iryo birone umugabo ahita ariko barongera babisubiramo, babisubiza ku
imashini barakugorora. Imana ishimwe ko uyu munsi inzu yanjye ikinze. Amina. Haleluya. Uwo munsi byabaye, abantu barakuze baruzura isoko n'amaduka, wari ugiye guhinga isuka araza arayirambika, bavuga amagambo akavuga ibyo akavuga ibyo akavuga ibye. Ndacecekanye umutima mbwira Imana ntuva w'Imana, nimba n'isoni kuri uyu musozi nawe urabikozwe n'isoni. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Ubwo hariho kimwe cyari cyageze hasi neza. Abantu baravuga bati nyamara uko izuba riragenda riva n'ahandi hari bwongere hagire gute hafi. Bwakeye mu gitondo neza mu masaa moya n'igice saa mbiri, n'ikindi gikuta cyo haruguru cyose cyamaze kwitandukanya kigiye kugwa, ariko Imana irahaba. Amena. Imana rero yuko yongeye ikazamura inzu ikayubaka, aho nari irimo itagira n'ibishamburo, namara kuyitera ibishamburo ikarimbimuka ikitura hasi. Naravuze nti buriya bariya abantu barimo baravuga ngo noneho karajya he, noneho biragenda bite, byari bikomeye. Yesu ashimwe. Reba inzu nari imazemo umwaka idafite igishamburo, nayiteye igishamburo nayirangije igikigwa. Amen. Bikuru mu byumba. Umuntu wabonaga umwaka wose narabaye mu nzu idateye igishamburo, wugacya akabona noneho iraguye yaravuga ati karajya he, ariko data yarahabaye. Haleluya. Haleluya. Imana yishakira igitambo, Imana ica inzira aho zitari ziri, aho nabonaga bidashoboka Imana irabishobora. Yesu nashimwe. Nongeye gushima Imana kuri itariki 31 mfite umwana tubana, sinari nzi papa we, sinari nzi mama we, nabo ntibari bazi, ariko nkajya mbwira Imana nti Imana uzamfashe uriya mwana najya kubatizwa papa we na mama we bazahaboneke, nanjye mbamenye nabo bamenye. Imana yarabikoze yo kabyara, papa we na mama we bari bahari. Imana ibikora neza yihesha icyubahiro, bigenda neza, ibiri mu ijuru ndayishima. Amina. Ndongera gushima Imana, ishimwe rikomeye cyane, rikomeye cyane. Haleluya. Ababyeyi babyumve cyane. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana kuko yabwiraga muri pasikasamu hano, akambwira ko Imana imaze umubabaro, akambwira ko Imana ihanaguye amarira, data yarabikoze. Nari mfite agahinda, nari mfite umubabaro w'umwana wanjye wari warabuze urubyaro, umwana asabye ikavamo, yasabye ikavamo, yasabye ikavamo, zari zibaye eshatu. Nari mbabaye. Yesu nashimwe. Ariko nshimye Imana ko yabibonye uko yabivuga.
nzayizana mu nzu yawe. Ntabwo nayizanye ufite amezi irananiwe, ariko niyo ufite amahoro, yaba ariyo n'ikizibaruka, yabyara babiri, yabyara umwe, umwami Imana. Umusozi ikuyeho Yabakoreye, aho Umukecuru yari mu buriri ari indembe, yewe uwo munsi inzu yaguye n'umwana arafatwa nawe ararwara, yamaze icyumweru cyose ari mu buriri, ariko data yarahabaye ntambura ngo bavuge wagenewe ugere Imana icyubahiro. Haleluya! Amen. Amen. Sini para dasima. Abasaba bageze kuzigisha yaba mu metero gatatu sinigeze kubura kwegera
isengesho mudamu wagerageza transitive Rwanda rurabyina bati yagatumye agacurika ariko Imana nayo mwishe isacu tubona bashima borongeye umuryango wanjye bari kuzaba barasaba ko mwamera Yewe umuryango wanjye abari bafite akantu kamwe cyangwa tubiri ariko aba n'abana banjye ntarakomeza asaba umubyeyi wanjye dati atera intambwe maze yewe umuryango wanjye muhobere ndabyibuka hari kuwa kane ku cyumweru ariko nani saa saba z'ijoro barampamagara ngo umugabo wawe amen n'ukuri ntabwo byari byoroshye imbaraga z'abantu hari igihe zigera zigashika intege ariko imbaraga z'Imana ntabwo zishika intege amen iyo Imana ikubwiye ngo nzakumenyekanisha nzakumenyekanisha n'abakomeye haba hari impamvu amen shima Imana rero kubwa dati wanjye n'umubyeyi wanjye mami wihangane kuri uyu mugabo mubona buriya ngo ufite ikintu cy'agaciro ntabwo umenya ko ari icy'agaciro ushobora kuba ufite zahabu ukajya gutora ibyondo usize zahabu amen ukuri mu gihe cy'urugamba dati yabanye nanjye yaba ku mbaraga z'umubiri yaba ku mbaraga z'amasengesho n'ukuri ndamushimye warakoze cyane ihuse cyane Imana wo mu gihugu cyo mu ijuru ngiye mubona yamuje n'abakomeye ari uko mu muryango badahari ari uko imbaraga z'amafaranga zidahari ariko Imana imuza n'umuntu ukomeye umuntu ufite ijambo rya nyuma umugabo wanjye amen ibaza ko umugabo yageze mu rukiko bagasinya bagateraho kashe ariko Imana ya Sorowani iragenda irabivuguruza amen ni ukuri ngira amagambo menshi ariko ntabwo nabona gushima Imana sibyo benshi bafite impundu uriya mugore ntazongera gukora iriya nzara y'umugisha mbega amagambo amabuye aba menshi ariko shima Imana ko ayo bavugaga Imana yonyine yaje amen noneho na ba bandi bavugaga cyangwa bishimye batungurwa no kubona igihugu amen ni wowe ariko nongeye gushima Imana kubw'aba bana bari bafite agahinda mu mutima abana kurya byanze kuvuga byanze kwiga rwose amaboko bari bazi kujya ku ishuri nkamubaza uratekereza iki udatekereza amen ariko nshima Imana wenda ku rundi ruhande yari inkoni y'Imana kugira ngo uyu munsi barona bari hagaze hano ashima Imana sibyo abenshi bari bazi bafite umugabo betwara bari kubizera babaye igihe kirekire yaramuhoraga mu by'ukuri ariko gutera intambwe maze guterana byaranze abakobwa banjye n'abahungu n'abashimye n'ukuri bambaye hafi
ndasaba buri wese mu cyubahiro cye ahaguruke. Nukuri buri wese umubyeyi uri hano cyangwa umugabo uri hano cyangwa umwana uri hano, nukuri mumufashe, mama afite ijambo. Amen. Ari ni ijambo rirenze gushima. Ndashima Imana kuri uyu mwaka. Imana yavuze ko ariyo igiye kwikorera. Rero ndashima Imana ku bwa Papa Noella. Amen. Yesu nashimye. Amina. Ntabwo kujya muri gereza bwiwe asa kandi wabikoze, ni Imana yabikoze. Kubera ko uyu mwaka w'Imana iri gukora, iri kwikora umukwabu w'ubwayo. Tujye dutandukanya ibintu bya Satani n'ibintu by'Imana. Ndabyibutsa Imana Salomo yivuze irasohoza. Imana yigeze kuvuga ko itanze agakiza kwa Immacule, ariko giciye mu nzira yo gufunga. Haleluya. Rero icyo nshima Imana cya mbere, ndagira ngo abantu bamwe ntakumvishe ukuntu yari bavuga muri mikorofone. Ndashima Imana iyo yagiye kumufatira hariya, ntabwo ari kwemera ko amara biriya myaka, kandi ariyo yagize ngo ahakandagiye. Ni nayo mpamvu yabahuje n'umuntu ukomeye kugira ngo afungurwe. Haleluya. Ndashima Imana y'ubwayo. Haleluya. Yavuze amagambo avuga ku mutima wanjye, ndanezerewe. Aravuga ngo rubyiruko ndabasaba mwirinde iki? Ibiyobyabwenge. Ariko sinarerwa no kuba umurokore. Papa Noella ni umukozi w'Imana. Muzamure marike. Yemwe ukuntu nabikuruye, numvaga nezerewe, nibuka Imana ivuga ngo itanze agakiza. Ni naryo sengesho nasenze nkimara kumva yuko bamufashe. Yesu nashimwe. Amen. Buriya iyi mikorofone ntabwo ifite ihuriro na primusi. Hari ukuntu Imana ashatse kugira ngo iyigukureho burundu.
Imana. Murakoze biteze. Nanjye sinabadushimira Imana ku itangaza Imana yakoreye umuryango Immacule, ambwira inkuru y'uko umugabo we afunzwe. Narababaye cyane, gusa bavuga ngo reka tugufashe tumusengere. Ndashimira Imana rero, Imana yabikoze. Ngira ngo umugabo wa Immacule ni umukristo wese wawe. Mumuhe mikoro twumve. Ndabeshya. Yabatijwe muri Silowamu, sibyo? Amen. Nijye wamubatije muri Sanitariya Kigali, ariko twimukiye hano muri Bugesera, Satani nawe kumusubiza inyuma. Subira mu byago uko yababwiye. Ndashimira rero Imana kongera kubona umwana wacu yongeye kuzana muri Strong Church. Ikindi ndashimira Imana kuko umukozi w'Imana Dorothea ubitangaza Imana yamukoreye ubwo umukobwa we Jose. Twese byarabasengesha ku manywa na nijoro dusengera uriya mukobwa. Ndashimira Imana yamuhaye umwana w'umuhungu. Imana ihabwa icyubahiro kuko yabikoze, kandi ikaba yaragamburuje ijambo ry'abarozi. Kandi Imana bifuze ko tazabyara abarozi bo mu rusengero. Hari icyo bari barakoze, ariko ndashimira Imana yuko yagamburuje imigambi yabo. Icyiza ni uko batakiba no mu rusengero bagiye. Amen. 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 Haleluya. Mujye mwumva. Yaramusohoye ntawe. Amina. Muragize yagusohoye. Amina. Ni Imana yabikoze, amasengesho ya buri munsi dusenga kugira ngo Imana ikure abarozi mu bana b'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri mu Bayisiraheli ntihabemo umurozi. Amen. Ndashimira Imana rero yakoze ibitangaza. Imana ntabwo icyubahiro. Ikindi nk'uko nyiri data yabivuze, tugiye kubasenga. Ndashaka sengere uyu muryango kugira ngo ube umuryango mwiza, umuryango wa Gikristo, umugore n'umugabo bafatanye urugendo rujya mu ijuru, basengere Imana hamwe. Ntabwo kugenda hariya na hariya. Iyo bicaranye na madamu hano ndanezerwa cyane. Ntabwo Imana warakoze kumva umugore ugize ute ukijije. Kugira ngo na madamu aravuga mu mutima ngo Imana ndagushima ko wabaye umugabo ugize ute ukijije. Si byo se? Rero tujye gusengera umuryango n'abana kugira ngo